dutangiranye n'umusirikare wari uvuye ku rugamba wari uvuye misiyo agarutse agarutse mu rugo yahise ahamagara umudamu we aratungurwa cyane avuga ati Delila kuki wabikora ukanca inyuma yasanze umudamu we agiye gusezerana n'undi mugabo. Umudamu yahise aza kumuhobera amubwira ati oya winyegera guma aho ngaho ntabwo watekereza ko nkora bino bintu. Umusirikare yakomeje kumubwira ati kubera iki wabitewe n'iki gitumye unca inyuma ukaba ugiye gushyingiranwa n'undi muntu kandi uzi neza ko twari twarahanye isezerano. Umugabo yakomeje kumwegera yegera umuntu bari bagiye gusezerana akomeza kumutoteza cyane akomeza kumutuka amubwira ati ibi mwabitewe n'iki. Abantu bari baho bitabiriye ubukwe bakomeje gutungurwa basa n'abaguye mu kantu. Umugabo yakomeje kumubwira ati n'ukubera iki n'iki gitumye ushaka kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Yakomeje guserera cyane arangije afata igikapu cye disi arivumbura arigendera. Akimara gukomeza kumubwira ati ibintu muri gushaka kunkora ibi ntabwo ari ibintu byiza, njye nari nzi ko ntashye nje mu rugo none nsanze umudamu wanjye ari ibimunkoze. Yafashe inzira arigendera. Umudamu ahita asigara ari kurira cyane arapfukama aravuga ati ibi ni ibiki bibaye. Abaturage bari batashye ubukwe batangira kurira cyane, batangira nabo gutangara cyane, batangira kwibaza ati niki kibaye kuri uyu mwana w'umudamu koko. Yahise yizira hano mu karesitora ariyicarira ashyira igikapu cye hasi n'umujinya mwinshi cyane akomeza kwerekana ko ababaye cyane aravuga ati ni gute giye najya kuri misiyo nagaruka ngasanga umudamu wanjye yaciye inyuma. Ako mwanya bahise bamuzanira ka cyayi, bakimara kukamuhereza arakanywa n'umujinya mwinshi cyane akomeza guhita atekerereza umuseriveri aramubwira ati njyewe ni gute naba naragiye ku rugamba nagaruka ngasanga umudamu wanjye agiye gusezerana n'undi mugabo, birabyo ni ibiki? Yabuze ukuntu abigenza disi binamwanga mu nda cyane akomeza kumusobanurira amubwira ati kubera iki wayi byatewe n'iki. Umujinya disi waramwisha aravuga ati niki nari ndi gukorera ko ari we nakoreraga. Yakomeje kugira umujinya disi yinywera ka cyayi n'umujinya mwinshi cyane aravuga ati nta kundi byagenda. Yahise yibuka kera uyu mukobwa igihe bajya kumenyana naho bahuriye n'ukuntu disi yabenze abakobwa benshi ngo uyu mwibuke neza n'ukuntu yari yarasize ajya kugenda disi akagenda amuteye inda naho yacaga hose abandi bakobwa bagenzi be baramwinenaga. Ndagira ngo wibuke neza ko uyu musirikare nibyo ari kwibuka atarajya ku rugamba mu gihe yari agihari. Yakomeje kwibuka disi uburyo umudamu abaganga bajyaga bamusura yaragiye kwa muganga yaragiye kwitabira kubyara, muganga akageza kumureba akajya amubwira ati n'ubundi ngwino ndashaka kuguhereza. Muganga yaraje arakoma ibi wibuke neza ko ari ibyo umusirikare ari kwibuka ari gutekerereza uriya mugabo. Yaraje arakingura amubwira ati yarangije twari tuje kuguhereza inkuru itari nziza ariko uje kuyakira wihangane. Baje kumubwira disi ko atazabasha kubyara uno mwana hazabanza hagacamo igihe kirekire akazabanza akitabwaho. Iyi nkuru barayimubwiye disi atangira kugwa mu kantu ubona ko nababaye cyane aravuga ati ntago bishoboka sindi kubyumva uburyo nazabasha kubyara umwana wanjye vuba. Ibi ni byo umusirikare ari gutekerereza uburyo nyine disi yagiye kujya misiyo asize umudamu atwite. None akaba agarutse disi umudamu wagiye gukora ubukwe nanone. Yakomeje kurakara cyane akomeza kubabara bitewe n'ibyo muganga amubwiye amubwiye ati wihangane cyane kandi ndakwinginze uraza kumera neza. Umudamu disi kubyakira byaramunaniye ahita yiheba cyane aravuga ati ubuse kuko ntago nzabyara uyu mwana wanjye byaba bibabaje cyane disi. Yakomeje disi kwihangana akomeza kuvuga ati nta kundi nabigenza ariko mu by'ukuri ndagira ngo utegereze neza kano gafilime. Umugabo yahise akomeza kwibuka cyane yibuka uburyo yatangiye guhura uyu mugabo wasezeranye wari ugiye gusezerana n'uyu mukobwa uburyo yamusanze ku muhanda agiye gufata bisi ahita amugarura aramubwira. Umudamu byari bimaze kumuyobera disi afashe inzira yerekeye agiye kwigendera. Yaraga imugariye disi aramutekerereza amubwira uburyo muganga amubwiye ngo ntago azabasha kubyara uyu mwana. Wibuke neza ko uyu mwana yari wa musirikare wari uvuye misiyo. Disi ndagira ngo witegereze neza. Yakomeje kumuganiriza aramubwira ati hangane n'umuntu uraza kumera neza birinda n'iyi modoka imucika irigendera yaragiye kujya muri bisi. Yakomeje kumutekereza amubwira uburyo muganga amubwiye anamubwira uburyo disi ahuye n'umusirikare byagenze kugira ngo ibi ndagira ngo ubyibuke neza ko ni ibyabaye mbere y'uko uriya musirikare ajya misiyo. Yakomeje kumutekerereza disi aramubwira ati ndabona uko nyine bimeze nuko byagenze nanjye mfite agahinda ko kuba nazabyara uriya mwana wanjye. Arangije umusirikare wundi aramubwira ati na wa mugabo bari bagiye gusezerana amubwira ati ihangane nzakurema agatima kandi nzabigufashamo bizagenda neza. Yakomeje kwanga akomeza guhakana disi ubona ko ari nko guhatiriza. Ararira disi arangije aramwiyegereza disi amuryamisha mu gituza cye aramubwira ati ihangane. Ibi ni byo umusirikare yibukaga mbere yuko ajya misiyo none akaba yaragarutse. Umugabo disi yaravuze ati nta kundi nabigenza nyine tireka nyine niyakire. Ariko biranga bikomeza kumwanga munda kuko yakundaga uriya mukobwa nuko yamuciye inyuma. Yahise afata igikapu yirukanka cyane agenda atanarwambaye atanishyuye ahita afata inzira arigendera. Undi nawe asigara avuga ati ko utanyishyuye se. Byari byamucanze disi. Yaje akomanga hano akimara gukomanga
baraza baramukingurira. Uyu n'undi musirikare wari mugenzi we ariko akaba we atarakiri mu kazi, akaba yaratashye. Yaramubwira ati nyihanganira unsobanurire neza uko ibintu byagenze, tigiye biri kumbera urujijo ntago ndi kubasha kubyumva neza. Ati nsobanurira umbwire uko ibintu byagenze, umbwire nuko byagenze naho byatangire nuko bimeze. Aramutekereza aramubwira ati ihangane n'ubundi wiyakire, ati no kuko nta kundi kuntu byari kugenda, ahubwo we nari nzi ko waguye misiyo utazanagaruka, ahubwo uzasanga ahubwo ngewe tumaze kujyana n'undi ma. Yaramubwira ati winkoraho direka ngutekerereze wumve neza, ati uriya mwana w'umukobwa we unamwibagirwa. Ahubwo yahise yongera yirukanka cyane aragenda kuko igihe cyari cyegereje asubire misiyo. Yaragarutse disi yibukana none ibyo buryo ajya kugenda agiye kuri misiyo, yibuka uburyo yasezeye uyu mugabo amuha n'inshinga, aramubwira ati nzagaruka kandi bizagenda neza, ngiye mu butumwa bw'amahoro kandi ndezera neza ko nzagaruka amahoro. Yibutse neza uburyo yagiye disi amubwiye, arangije afata inzira yaranamusezeye asubiye misiyo. Ibi wibuke neza ko ari ibyabaye mbere yuko uyu mugabo ava kuri misiyo. Yafashe inzira arigendera, arangije agiye kugera kuri bisi yahise ahura na wa mukobwa disi. Ataragera neza ataragenda yahise amugarura, aramubwira ati ngwino tuvugane gatoya. Wibuke neza ko uyu disi niwe bakundanaga. Yaratunguwe cyane, aramubwira ati nubwo ngiye kugenda bwose ndagira ngo uzakomeze witware neza kandi nzagukumbura kandi nzagaruka kandi ibintu bizagenda neza. Ibi nibyo yamusezeranyaga mbere disi ataragenda misiyo atarasubirayo. Ariko mana ndagira ngo witegereze neza disi, iyi ni inkuru ibabaje kandi nziza cyane irimo n'inyigisho. Ndagira ngo wowe uze gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye utazajya ucikwa n'udagasobanuye kubutaha. Umugabo yinjiye mu modoka disi afata inzira yisubirire misiyo yigendere. Umukobwa yaje yirukanka cyane anataka cyane. Ibi ni ibyabaye mbere yuko umugabo ava misiyo. Aranje disi aramubwira ataramucitse, sinzi akantu yari agiye kumuhereza yari yibagiwe. Bimwanga mu nda wa mugabo disi agomeza kwibuka neza n'uburyo inda yavuyemo na yanda yaramutwitiye disi. Yibuka n'ukuntu yagarutse asanga inda atarigeze abyara umwana. Byaramubabaje cyane disi, ubona ko n'umusirikare yamukundaga cyane akunda uyu mwana w'umukobwa. Bikomeza kumubabaza disi ariko arihangana aravuga ati nta kundi byagenda. Mana isi n'ijuru yakomeje disi kumuhumuriza, aramubwira ati nzagaruka kandi nzasanga umeze neza. Yahise amuhobera disi aramwegera, ubona ko namwishimiye cyane. Disi ndagira ngo utazacikwa n'agasobanuye kubutaha kandi nkomeza kugushimira, twari turi kubana nitwe MC Nganzo. Byarangiye n'umusore yisubiye misiyo, ndagira ngo utazacikwa.